Itondere imiti igabanya uburibwe n'umuriro. Imiti igabanya uburibwe n'umuriro yatangiye gukoreshwa kuva kera cyane, dusubiye inyuma mu gihe ahagana mu myaka 400 mbere ya Yezu. Icyo gihe nibwo hatangiye gukoreshwa ibibabi ndetse n'ibituruka ku gihimba by'igiti cya willow mu kugabanya ububabare no gukuraho uburibwe. Ibi byakoreshwaga byabonekagamo umuti w'ingenzi bakawita salicylic acid, gusa ukaryana cyane mu gifu mu gihe umurwayi yawunyoye. Mu mwaka w'igihumbi 1897 nibwo umuhanga mu by'ubutabire yahinduye ikinyabutabire cya salicylic acid mu rwego rwo kugabanya ubukana bwacyo mu gifu. Nuko icyari salicylic acid gihindurwamo acetylic salicylic acid, ku buryo aribyo byabaye inkomoko ya aspirine uyu munsi twese tuzi. Aspirine yabaye umuti wamamaye cyane mu gukuraho uburibwe kugeza ubwo mu mwaka w'igihumbi 1956 hakozwe paracetamol cyangwa acetaminophen. Nuko ibuprofen nayo ikorwa mu mwaka w'igihumbi 1962. Nyuma yaho urutonde rw'imiti ikiza kandi igakuraho uburibwe yagiye yiyongera cyane, ku buryo uyu munsi iyi miti iboneka mu byiciro bibiri. Muri yo harimo imiti izwi nka NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, ibonekamo aspirin, ibuprofen, endoside, diclofenac. Muri iki cyiciro paracetamol yo ntibarizwamo cyane. Muri iyo miti kandi harimo igizwe nka COX-2 inhibitors, iyibuza ikorwa ry'umusemburo wa cyclooxygenase utera kubyimbirwa no kuribwa, twavuga nka celecoxib cyangwa celebrex na rofecoxib. Akenshi iyo ufite uburibwe butandukanye ufata umwe muri iyi miti, gusa kumenya uwo ufata neza bikunze kubera bamwe ikibazo gikomeye, bityo tugiye kuganira ku byagufasha kumenya umuti uzajya ufata. Ikintu cya mbere ugomba kumenya mbere yo gukoresha imiti igabanya uburibwe n'umuriro ni itandukaniro hagati yayo. Sobanukirwa ko paracetamol igabanya uburibwe n'umuriro ariko ntigabanya kubyimbirwa. Hari indwara zimwe na zimwe zishobora gutera ububabare cyangwa umuriro ariko uturutse ku kubyimbirwa, urugero nk'indwara y'amagufa ya arthritis. Mu gihe ufite izi ndwara, gufata paracetamol ntibyagufasha, ahubwo wakoresha indi miti yo mu bwoko bwa NSAID. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya mbere yo gukoresha imiti igabanya uburibwe n'umuriro nuko imiti yo mu cyiciro cya NSAID idakoreshwa kimwe na paracetamol. Tumaze kubona ko paracetamol idakoreshwa mu gukuraho ububyimbirwe ndetse kandi igabanya ububabare butandukanye n'ubw'indi miti ya NSAID. Paracetamol ntikunze gutera ibibazo by'igifu nk'uko bigenda ku yindi miti igabanya uburibwe n'ububabare. Aha twavuga nka endoside, diclofenac, aspirin cyangwa ibuprofen. Nubwo bwose paracetamol zitaryana mu gifu, ariko zishobora kwangiza umwijima mu gihe baba unyweye urugero ruri hejuru cyane. Aha bivuze ko ari ukunywa hejuru y'ibinini 8 bya miligarama 500 zihwanye na garame enye, ukazinywa inshuro nyinshi kurenza urugero. Bitewe n'uko paracetamol itunganyirizwa mu mwijima, kunywa inzoga mu gihe uri kuyinywa bishobora kongera ingaruka mbi ziterwa n'uyu muti mu buzima bwawe. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya mbere yo gukoresha imiti igabanya uburibwe n'umuriro ni uko iyi miti si ngombwa kuyikoresha kenshi. Gukoresha cyane iyi miti igabanya uburibwe cyangwa umuriro bishobora kongera indwara zibasira umutima, bityo niyo mpamvu ari ngombwa kuyifata ku rugero ruringaniye.
Imiti yo mu bwoko bwa NSAID yangiza igifu, niyo mpamvu ku bantu bamwe na bamwe bamara gufata ibuprofen cyangwa aspirin bakaribwa mu gifu. Gukoresha gake iyi miti igabanya uburibwe cyangwa umuriro ntacyo bitwara. Ikibi ni ukuyikoresha igihe kirekire cyangwa gukoresha myinshi cyane. Ku bantu barwaye indwara zisaba kuyikoresha buri munsi, bagirwa inama na muganga uburyo bwo kuyifatana n'indi miti irinda igifu kwangirika nka omeprazole ndetse n'indi. Ikintu cya kane ugomba kumenya mbere yo gukoresha imiti igabanya uburibwe n'umuriro ni uko ugomba kwita cyane ku muvuduko wawe w'amaraso. Imiti yo mu bwoko bwa NSAID ikunze kongera umuvuduko w'amaraso, by'umwihariko ku bantu bayikoresha cyane kandi basanzwe bafite ikibazo cy'umuvuduko uri hejuru w'amaraso kandi bafata imiti yawo. Ku rundi ruhande kandi nanone gufata paracetamol ku rugero rwo hejuru nabyo byagaragaye ko byongera umuvuduko w'amaraso. Ikintu cya gatanu ugomba kumenya mbere yo gukoresha imiti igabanya uburibwe n'umuriro ni uko rimwe na rimwe ishobora guteza ibibazo impyiko. Imiti yo mu bwoko bwa NSAID nubwo bidakunze kubaho, gusa ishobora guteza ibibazo byo gukora nabi kw'impyiko. Bimwe mu bimenyetso by'impyiko iyo zikora nabi harimo kugira iseseme cyangwa kuruka utazi aho bivuye, kubura ubushake bwo kurya, kugira umunaniro uhoraho ndetse n'inkari zihindura ibara. Mu gusoza, twibutse ko abantu bose batandukanye, imibiri yabo ntiyakira kimwe imiti igabanya uburibwe n'umuriro. Hari ibiba kuri bamwe ntibibe ku bandi. Mu gihe ushaka gukoresha iyi miti bisaba kugerageza, wabona ikumerera nabi ukayireka, wabona igikora ugakomeza iyo, ariko zirikana kugisha inama muganga mbere yo kuyikoresha. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.